barambwira ati ushatse mu batwa ugiye kuba umutwakazi nawe ugiye kujya wirirwa mu ibumba ahantu utazabona n'igitenge cyo gukenyera. Uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese uduteze amatwi. Twizere ko mumeze neza muri hose atandukanye. Uyu mugabo mwaramukunze cyane bitewe n'uburyo tuganiriye, ariko azi kuganira koko. Yitwa Izayi Uwizeyimana. Izayi, uraho neza? Ndaho ndashima Imana. Umeze fresh? Meze neza. Ko numva nta morale. Morale ruzuye ndi furutaka. Uri kumwe n'icyuki ariko nta morale. Oya. Izayi ufite umugore mwiza no kuri kose. Yego. No kuri. Ubuze ntabwo umureba ngo uvuge uti ebana cyakuze Imana yarampaye. Iyo namukuye mu bise. Mu bise by'amaraso ya Yesu nakwambi. No kuri ufite umugore mwiza. Mu buvumo mu mazi. Ahubwo ko bari bamaze kunyanga. Bose bari bamaze kunkatira. Vuga uri gurye. Bari bamaze kunkatira bose urumva. Egereza mikoro Izayi. Aha. Bari bamaze kukatira bose. Bari bamaze kunkatira bose. Yego. Abarakwemeye. Ahita nyemera. Yego. Nuko. Ubushize wamuteye imitomo. Urongera yimutera koko. Wayimutera turi kumwe. Cyane yandi kabutinda. Yigeze mikoro. Uyu nguyu rero ngiye mutera imitomo. Uyu nguyu ni kanyana kanjye. Reka mbabwire sibyo. Mu buzima uyu ni kanyana kanjye. Uyu ni untekera, ni umpfurira, niwe unkorera buri kintu cyose, niwe wanyemeye nyine kwa kundi nawe urabizi. Yego. Yakwemeye bose bakwanze. Bose banyanze. Abavugaga ngo ni umutwa ntabwo twamwemera nkoresheje iryo terime ko niwe wabivugaga. Oya ntacyo bangewe ndi original. Wa wundi original. Wa wundi utavangiye. Yego. Nk'ibyo ngibyo navuga ngo byanze kunze byo byagukomerekeje. Byarankomerekeje cyane. Kuko mu busore bwanjye nari nzi yuko ubundi ngewe nta muntu wapfa kunyanga. Kuko ntago ibyo kuvuga ngo twavukiye mu batwa kuvukira mu babumbyi nahonaga njye atari ibintu birenze. Kuko mu rugo twatwifashije, twari ababumbyi ariko twifashije, twagezeho turifasha mu rugo bimera neza. Urabona ko nanyweye n'amata. Ntabwo wabona ko inzara yanyishe, usibye ko nyine ari ibibazo byo muri ino minsi. Ariko ubundi nta wasi. Uyu nguyu rero yaje mu buzima bwanjye yarakenewe, nawe araza kubibwirira ukuntu byagenze n'ukuntu we yambonye. Uyu nguyu ni izuba ryanjye. Izuba ryanjye. Amaso ni nk'ay'inyana. Ni karabo. Sheri ngutake se nkutanagisha imitomo. Nkurutisha amahanga. Imana izamfashe tuzapfane. Muzapfira umunsi umwe ariko. Ngo muzapfane. Ibikunda ntibigendana. Biragendana. Ariko si abana twaba tubasize. Nkayibaze nawe. Oya basi reka. Ariko muzajyane muri nko mu myaka hafi 100. Abana barabaye abagabo bangana nka. Ufite nabuzukuza. Ariko ziko ibyo. Ako kantu. Imana ishimwe. Yigiriye isoni. Ashira ufite isoni. Uretse gato aragira igihe cye. Ongera noze. Izayi, byanze kunze esa n'uwegera imbere. Byanze bikunze uri mu byishimo bikomeye cyane bwo kuba uri kumwe n'umufasha wawe n'ibintu bidasanzwe. Hano tuganira abantu benshi cyane b'amakouple ashwana atamiranye neza. Wowe uti yewe uyu mugore wanjye turakundanye, ndamukunda, ndifuza ko umuha mikoro tukaganira nawe akatwibwira, akatubwira byinshi. Yumvise ikiganiro, abantu baragukunze, muhe mikoro ayifate nk'uko rwose. Murakoze kabisa. Yego. Aha. Yego. Nk'uko nanjye nyifashe uyifata hasi. Gutyo. Uraho neza? Yego muraho. Witwa gute se? Nitwa Musengesho Jeannette. Jeannette, uzi ko uri mwiza cyane. Barabimbwira. Barabikubwira. Mbese usanzwe wize? Ndabyumva nyine babimbwira. Izayi se ajya ayikubwira? Buri mwanya.
buri mwanya arakubwira uti uri mwiza mugore wanjye cyane. ijambo akunda kukubwira akagukora ku mutima ni irihe? iyo ambwiye ngo arankunda ibyo biranyura, birakunyura. ni ukuri yatubwira urugendo rwawe nawe, uburyo mwahuye, uburyo bagucaga intege bavuga ngo ni uwasigajwe inyuma n'amateka, abo twita ngo ni abatwa bitwaga gutyo. duha urwo rugendo byagenze gute wowe Jeannette? Ni Jeannette? Yego. nyine iwacu babanje kumwanga bavuga ngo ngiye gushaka mu batwa. Yego. na n'ubu hari n'abo tutakivugana, ariko ibyo nta kintu bintwaye, bazagera aho bigarure. Izayi rero naramukunze bitewe n'uko ibyo nifuzaga, mvuga ati mpano uzame umugabo umeze gutya, byose yari abifite. Yego. ni ibyo yari afite. ndashaka kutubwire mu buryo burambuye, ku buryo n'umuntu ashobora kuvuga ati hano harimo urukundo rudasanzwe. Yewe nahoze nifuza umusore muto, umusore w'inzobe ufite favore. Yego. ibyo ni ibyo ku mubiri. ku mubiri no ku mutima nyine. Yego. nashakaga umugabo utazajya mbangamira cyane. Yego. umugabo tuzabana dukundanye, nyine ubona harimo urukundo. ibyo nifuzaga rero nasanze abifite. nubwo bamwe bavuga ngo ni umukene, njye ntabwo nabirebagaho. reka hari abasore benshi muri Kigali. niki cyatumye uvuga uti ndabizi ko hari benshi bafite favore, hari benshi b'inzobe, hari benshi biki, ariko uravuga uti n'uyu nguyu nyine nta wundi? ikintu cya nyuma cyatumye uvuga uti ndakwamira n'iki? yambwizaga ukuri. nicyo kintu cya mbere cyatumye avuga ati uyu nguyu niwe tuzabana. nk'igiki yakubwijeho ko ukavuga uti nyine yambwije ukuri ku buzima bwiwe, ntabwo yigeze amisha ubwo bwoko bwabo ngabo bavugaga ngo ni abatwa. yarabimbwiye. mbese muri make nyine nta kintu yigeze amisha cyangwa nyingi. ako kanya se wenda mukimenya nahise akubwira ati wasigajwe inyuma n'amateka? yabimbwiye hashize nk'ukwezi. Yego. waramukunze? naramukunze pe. waramukunze pe? ako kantu wakumviza ariko. Yego. nuko rero wari waramukunze. none se icyo gihe urumva amaze kukubwira ati ndasigajwe inyuma n'amateka, abantu bagira ibintu by'ivanguramoko baravuga bati nta wasigajwe inyuma n'amateka, nta mutwa, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga batangiye kubanena nk'uko kera mu Rwanda rwa kera harimo abagifite ibyo bintu. ntabwo wibajije uti noneho mwana yanjye ndabivuga nte ko ari wasigajwe inyuma n'amateka turi gukundana? reka bitewe n'ukuntu namukundaga cyane njyewe nta nubwo nabitekerezagaho. ibyo nta nubwo wapi ntabwo byaba biri mu mutwe wanjye. Yego. reka numvaga ye nta kintu bitwaye, abantu bose ari abantu, ibintu by'amoko numvaga ngiye bitandimo. Yego. akantu ziyatubwiye ngo aguciye intege gute? mbizi byo kunca intege. ngo mwaraganiriye shiduka waguyemo. twaraganiriye nshiduka namukunze. none se wenda tuvuge nk'urugero mutangira urugendo rwanyu rw'urukundo kuza kugeza mubanye, ababaciye intege byatangiye gute? duha urwo rugendo rwo gucibwa intege kwanyu. twarabanye, tumaze kubana nyine bamwe bakajya bambwira ati kubanye n'umutwa urabona azakumarira iki? ubu ugiye kugenda wicwe n'inzara, uburere n'igitenge cyo kwambara, ubu ugiye kugenda ujye kujya wirirwa ubumba inkono. benshi barabimbwiraga pe. nanjye hari igihe nabirebaga koko nkabona ubuzima twari dutangiye biragoye cyane. byari bigoye cyane ku buryo iyo nza kuba namukunda nari no kubyihorera nkabihagarika. gute rero wari kubihagarika gute? ni iki mwabagamo? n'ubuhe buzima mwabagamo ubwo bukene butubwiye mu buryo burambuye? ntabwo bwarangiye cyane, ariko uko biri ntabwo
biri nk'uko twatangiye bimeze. Mwatangiye bimeze gute rero? Twatangiye umva ari ubukene bwa danje, bwa bundi buri hasi cyane cyane, ariko ku buryo n'umuntu w'iwacu wazaga kunsura mbese yagendaga yivovota. Ati iki? Vuga ati giye gusebera muri uriya muryango, giye kuba imbobo b'indaya, ibintu nk'ibyo nyine. Yego. Izayi mumaranye imyaka ingahe haryo? Tugiye kumarana imyaka 3. Imyaka 3 ntabwo imyaka mikeya. Agufashe gute muri ubwo bukene se? Yitwara gate? Mu bukene bwe ikintu namukundiraga, icyo yabaga afite yarakimaga, nta kintu yamishaga. Ikindi namukundiraga, yanyerekaga urukundo rwinshi ku buryo ngewe ubwo bukene natagiraga umwanya wo kubutekerezaho. Wapi, uri umugore mwiza, byanze kunzu ukiri umukobwa warambagizwaga n'abasore benshi, wenda bafite n'amafaranga, we ntayo afite. Nyuma nta baje kuguca intege ati waritse uriya musore ukaza? Ntago babura abaca intege bo, ntago babura. N'ubu ngubu baba bahari, n'ubu natwite n'inda ye cyane pe. Ariko nyine ngewe nta wundi mba numva wangira mu buzima rwose. Yego. Ize ko arenze afite akaki karenze gatuma uvuga uti nta wundi bukene tubane muki tubane. Umva ni ibintu bibiri bundi. Anyereka urukundo rwinshi, akanyubaha, noneho akambwiza n'ukuri, icyo afite akakima nakunyenga. Yego. Muri mbese muri duke dufite atuma nakubeshya, nagukinga ku ruhande. Ndetse uko imiryango yakuvuyeho ko ngo washatse umutwa nk'uko nyine babivuga, ntabwo byaguciye intege, nta nubwo byakoze uko byakoje byanze bikunze byo ntibyabura? Ntabwo byigeze binkora ku mutima ibyo by'ubwoko, kuko nyine ibintu by'ubwoko numvaga nta kintu bivuze. Ndavuga bene wanyu ko bakuvuye mu muryango wacu, byarambabaje rwose pe, byarambabaje. Ariko nyine muri byose ni ugusenga, nzajya mbasengera, wenda igihe kizagera bazangarukira. Ariko ibyo ntabwo byavuga ngo ndeka umuntu umugabo nakunze ngo nuko iwacu batamushaka. Nk'ijambo se navuga ngo ryagukomerekeje bakubwira ni nk'irihe? Barambwira ati ushatse mu batwa ugiye kuba umutwakazi nawe, ugiye kujya wirirwa mu ibumba ahantu utazabona n'igitenge cyo gukenyera. Wareba se ubwo buzima nawe ukavuga uti ndabwemeye? Narabwemeye rwose. Narabwemeye. Yego. Mikoro umugabo wawe ese umwita iki? Umwita iki muri twa tuzina abantu bitana? Mwita sheri. Sheri ha mikoro sheri wawe wowe mwita amazina menshi? Mwita amazina nk'ayishoka. Umwita iki? Ngiye mwita hari igihe njya ncishamo nkamwita izuba, rimwe na rimwe nkamwita nyine amazina menshi cyane, kuko hari igihe umugore wanjye ajya ntungura. Hari igihe mwita marayika, biterwa n'uko bimeze. Hari igihe ntungura akantekera nk'ibiryo wenda ntaherukaga nkahita mbona ni ibintu by'ibitangaza. Ubundi mu rugo twe twibaniye nk'abantu mbega b'inshuti se, abavandimwe se, mbega nta stress. Twaburara twabwirirwa turihangana, akambwira ati sheri ihangane ejo tuzabona. Ni uko gahunda zimeze ko ikintu kiri imbere ni ibyishimo, turusheho kwizerana, kwishimana. Impamvu n'ikintu cyanzanye hano kuri iki kiganiro hano, nagira ngo mbwire n'abandi basigajwe n'amateka y'abasore batinya nyine, bakitinya sibyo rwose, bihangane nibinjire niwumve ko nabo ari abantu, numva nabo ni abantu nk'abandi, binjire baterete. Nababwira n'abandi bakobwa bazambona bari no mu bundi bwoko, wenda bavuga ngo ni ubundi bwoko nyine, cyangwa mu zindi kategori, bamenye yuko n'abatwa ni abantu. Kandi hari umuntu wabonye muri komantere cyagiye mu kiganiro avuga ngo abagabo batwa ngo bavura imigongo. Sinzi uko abagore babatwa
n'abagabo muri komantere uzasoma uzumva ngo abagabo b'abatwago bavura imigongo ubwo rero muzaze bavura imigongo sijya kuba ukukanya ari uyu nguyu ukibasumba ubuki buzira insinda ubuki buzira insinda n'ubuki buzira insinda cyakoze utwo tuntu twose utumubwira n'ubuki buzira insinda yego mbwira nuko rero ati hari benshi cyane navuga ngo bakitereta umugore wawe nubwo babona wamurongoye ujye ubibona ndabibona pe baramutereta nk'ubu ngubu agatelefone kaba yagasize no mu rugo pe aho ati ko ndi kumwe nawe ndindirwa nkumva na telefone kubera iki anyereka urukundo anyereka akanyizeye umugore wanjye arankunda pe rega wibuke Gerard njyewe mu busore bwa nyina nabw'Imana ni uzama umugore uzankunda kuko abo njye nakunze nta rukundo bamaye nabo bageragezaga kuruma barukubitirwagamo ugasangana ibibazo barukubitirwagamo bagakubitwa n'iwabo n'imiryango yabo bikaba ari ibibazo nese mbwira akwemeye nyuma y'uko benshi bakwanze bakubiswe ngo bari gukundana n'umutwa wese umvi umeze gute mu mutima njyewe umunsi wundi yanyemeye buno mwatse urukundo namusabye urukundo yaragiye kuvoma kuko nari maze kumukunda ajya aca mu kabwibwa aca rero ku muhanda namucunze ndamukurikira ndamubwira ati rwose mutwaza n'ijerekani yego ndamubwira ati ngenda mutereta rwose ndagukunda sheri wa mukobwa rwose naragukunze mbabarira arambwira ati ngiye mfite umwana arambwira ati ngiye mfite umwana mfite icyanyibwira wese ati ibyo ntacyo bimbwiye ngewe ngenda gukunda nawe namukunze pe ariko kumukunda kumbe we yari yankunze nawe yari yankunze mbere mbega ni nk'amata witegure kubitubwira ni nk'amata yahuye n'abyaye amavuta kuko ndibuka umunsi umwe twize kwicara tubiganiraho arambwira ati buriya ngiye nakubonaga kuri piyano numvaga napfuye neza nanjye nacurangaga namurangariye icyo gihe sinacurangiye Imana nakwambiye nacurangiraga ikibasumba cyanjye Jeannette ndamukunda sana ariko nkanga amarira kumubona ashaka kurira nibyo nanga akenshi niwo murizo igihe ibibazo biba byinshi nkabona ashatse nko kurira ambwira Paul mwize ko utagira uruhare mu kumuriza ntabwo namurijije rimwe mukubita inshyi namukubise urushyi rimwe nanyweye akantu ariko ntabwo nongeye mu buzima sheri umbabarire turakunda Jeannette karame nawe afata mikoro rwose niko Jeannette karame aza kugutereta bwa mbere rero yakubwiye iki ati iki yansabye urukundo nyine nshaka ko dukundana ndumva nagukunze yego ndamuganira rero njyewe ntabwo ndi umukobwa njyewe mfite umwana numva nankunda ufite umwana ungana gute nawe mfite umwana w'imyaka nk'ibiri yego akiri muto cyane yari akiri mutoya bati nimba nankunda ubundi ubizi ko njyewe mfite umwana wowe icyo ikibazo nuko atari kukwemera ko udafite umwana se kuko ufite umwana se wumva ufite ikibazo ko atakwemera hari abasore bivuze ngo wari wamukunze nayo namukunze nanjye noneho ndavuga ati kambimubwire dukundana abizi nyuma atazivumbura ati kuki utambwiye ko ufite umwana namukorakora ariko yego rero ndambimubwira mbona nta kintu aravuga ati nta kibazo ni uko byatangiye rero icyo gihe mubyemera ngo watashye umeze gute natashye nishimiye cyane cyane iyo namubonaga ku cyumweru twagiye gusenga ari kuri piyano wowe narushagaho kumukunda cyane waravuga uti dore wanjye ni uyu bati abandi bagabo baba bari mu nzoga ntacyo Imana igiye kuma uri mu rusengero indani ntabaguciye intege se ku rusengero ko mbona nabo habamo amatiku ku rusengero ntabwo babura abo muri korari ariko se wakubwiye igikomerekeje ninde ntutubwire izina ariko tubwiye ibyo yavuze
bose rega ibintu bavugaga ni iby'ubutwa nta bindi bavugaga ngo iki tugiye gushaka mu batwa koko n'abasore bariho ati n'abantu bagukunze ukabanga uriya niwe uhisemo bavuga ati uriya niwe nakunze niwe tugomba kubana. mumaze kubana se abantu bavuze iki babonye wabirenzeho wasubiye mu rusengero? Yego nasubiye mu rusengero turakomeza nyine turasenga ko twari twishingiye barahita bamushyira inyuma y'itorero baramutenga mugandi. Yego ariko nyine ntibyaduca intege. Yego dukomeza nyine gusenga. Gusa nyine abacina intege bari benshi bavuga amagambo menshi cyane menshi batigiye kubyara mu batwa ibintu byinshi. Ariko Imana nyine yamaye gukomera no kwihangana. Usama bwa mbere inda ya Izayi umvise imeze gute? Numvise ari byiza ko nanjye nifuzaga kubona umwana wa Izayi. Nubwo twagize ibyago agahita apfa nari mfite amatsiko yo kubona umwana usa nawe ukuntu azaba ameze. Yego ukurikira azaza ameze neza uwo nguwo nyine uraho. Umva mfite amatsiko nanjye. Muzabyara ryari? Two kubivuga nkeka ko ibintu by'umwana ukiri iyo ngiyo tubyihorere biba bikomeye tuba tugomba kubyubaha. Yego nuko rero Izayi baba barabatenze ntimwaguye ubwo ngubwo kugwa tugacika mu itorero mugacika no gusenga? Byabayeho cyane byabayeho rwose nk'amezi nk'atatu. Urugo rudasenga se ko ngo ari ikibazo? Twajyaga ahandi twajyaga mu rindi torero aho ngaho turaba tuhihoreye mugenda agatoki ku kandi cyane. Izayi gufata neza akaguha keya arazima pe muri bike dufite arazima nta kibazo cyane. Famiye yakwakiriye gute se? Famiye n'abana beza pe nta kibazo umva banyakiriye neza banyakiriye nk'umwana wabo umva bagira urukundo sinzi uko nabivuga. Gute? Bakoreka urukundo rwinshi kandi nta buryarya bagira. Dusobanure nta buryarya bagira gute ugereranije wenda abandi? Hari famiye ujyamo bakakwereka ko bagukunze Izayi ari kurangara ariko kandi batagukunze. Bibaho ariko ifamiye iwabo cyane nabonye ari abana beza twaba duke twaba twinshi muradusangira nta kibazo. bo ntabwo bazanye se ko Izayi yatazanye umuntu wacu bya bindi nyine by'amoko abantu bagira by'amoko oya ahubwo bashiki be harimo umushiki we wigeze kuvuga ngo kuki ushatse umugore wabyaye. Kandi hari abakobwa benshi washaka nyine abigiraho ibibazo cyane ibi bibazo ariko hashize igihe bigenda bimuvamo nawe birakemuka mubana neza. Ariko ngo afite bashiki beza koko umva beza cyane beza ariko b'inzobe nabo bahuye n'ako kabazo ariko disi ariko yambwiye ngo bakabanena bakagira gute bakabanga ngaho nguko. Izayi nuko tubwire rero ugize gutya icyuki cyawe uyu munsi nize kumufata neza. Banza umbwire ukuntu yagukubise byagenze bite ako kantu warakubise mu kiganiro? Tubwire isanzurize nta kibazo. Ukuntu yankubise nyine yari yanyweye nyine byageze aho ngaho asa nk'uguye bakajya nyine bamushuka abagabo bagenzi be bakajya kunywa ariko kunkubita byari nyine byaturutse n'ubundi ku icyo ngicyo mushiki wamubwiraga ngo kuki washatse umugore. nimba yaramubwiye bikamubabaza sinzi ukuntu we yabyakiriye muri we yankubise inshyi ebyiri biturutse kuri icyo kintu yaraje yarakaye yasinze navuga kanura inabi mbese we agashaka ngo mfite nceceka. Icyo gihe wese witwaye yute? noneho ubwo yaravuze ndamusubiza ngo ati se wabaye iki nyivuga nibwo yahise ankubita izo nshyi. Yaje se
yabaye intare mbese yaje yarakaye cyane ariko kuki nagushatse warabyaye ntabwo ugize abimbwira we ntabwo yambwiye icyamubabaje yego yabimbwiye nyuma byararangiye ati nyine ndamwaniye yarambwiye ati ntabwo nyine mbabarire sinzongera kumva amabwire ni abantu baba bangiye mu matwi bakanjagaraza yego si icyo gihe mwararyamye murasinzira yego ku cyane nyuma kugukubita cyane rwose kuki utahukanye oya kwahukana ntabwo ari umuco ni umuco nyarwanda oya ngiye kuri rwanda ntabwo dukunda kwahukana warari ukomeza inshingano z'umugore mubonye yasinze nkeka ko ari nubwo bwa mbere yenda nibwo bwa mbere nayo mubonye yasinze nyine yangusizo nki ndiyakira kuko si icy'ebyiri ntabwo uzaca ibiti n'amabuye cyane noneho uravuga uti reka kuko ari nabwo bwa mbere nayo mbonye yankubise numvaga ko nyine hari ikintu cyamubabaje ko nanitse ko atarabisanganwa ntabwo rero byari gutuma hita nahukana ako kanya iryo joro se mwaryamye mu gitanda kimwe twaryamye hamwe buracya bukeye nibwo niwe ntabwo yavugaga nanjye nanze kumuvugisha kuko yambwira ngo ceceke ndaceceka ndamwihorera ku bukeye nibwo namubajije icyabaye arambwira ati ni abantu baba bangiye mu matwi bigakubitana n'uko mba nanyweye inzoga nazimenyereye bigahita bituma nsara nyine mu mutwe yego aza kugusaba imbabazi se yansabye imbabazi pe burakomeza ubuzima birarangira nyine turiyunga yego urushyi ubwo rwumviye hehe Janelle ntabwo yambabaje cyane nyine kuko nyine abagore hari igihe dukabya ariko ntabwo yambabaje cyane yanguse iki zitababaza cyane gusa nyine hari uwo wazikubita agahita asara ati urankubise nkozeho ariko ngewe numvaga nyine bibaho nyine numvaga ko bibaho ihangane nyine kuri ako gashyi ariko nawe byaramubabaje ahita ubwira bimubabaje yego Izayi nuko tubwire rero none se tuganire barakubwira bati ni gute ushatse umugore umukobwa abyaye kandi hari abandi bakobwa wowe waramukunze ubona ubwiza bwe ubona umutima we ariko kukaruka guca intege uramukubita ngewe n'ubundi ngewe mu buzima kuva na kera iyo nasengaga imana nasengaga mvuga ngo imana izamo umugore akenshi na kenshi abantu barabyumvaga bakabatisiza kuki uvuga gusenga ngo imana iguha umugore wasabye ikaguha umukobwa abakobwa ko bahari kazaguha umukobwa wenda kazakubera umugore ujye uvuga ngo umukobwa bakambwira n'ukundi wivuge ariko ngewe mu mutima wanjye nkumva ndashaka kwivugira ngo imana izamo umugore unkwiriye kuko ndibuka twigize uyu nguyu nigize kumwanga nubwo twishingiye ngo niyize kumwangaho mfata umwanzuro wo kumwanga njya gusenga njya mu buvumo ahantu twajya gusenga mu buvumo noneho burya abantu ubwo bavuga ngo imana ntabwo ihari imana irahari umuntu araza arambwira ati ngo uriya niwe mugore wawe ndi ahantu mu buvumo ahantu mu nguni umuntu araza arambwira ati uriya niwe mugore wawe wikwanga umugore wawe rero nibwo natashye wigeze kumwanga se mwarabanye oya namwanze tutarabana nigeze kumwanga tutarabana kuko byari amagambo bari bambwiye bambwira amagambo menshi ngo uriya mukobwa ngo ntabwo yakunda umuntu w'umusore w'umutwa ngo niko ari kugenda avuga we ubwe ngo niko yavuga nyine kuko uyu mukobwa yari mwiza rega ni mwiza umugore wanjye ni mwiza cyane ni hogoza ni ikibasumba kuko abantu benshi baramushaka n'abagabo bafite abagore bakamushaka noneho ngewe babonye ukuntu ngewe mukukanye bahimba ibinyoma hazamo na bene wacu bene wacu ngo ntabwo babumvisha babandi nabo barabaguririra kugira ngo baze bavange ibintu hazamo na bene wacu baravuga baterura n'uwo mutwa mushiki wanjye bamushyiramo propagande ngo umusaza we nashaka umugore wabyaye ni igisebo mu muryango wanyu mushiki wanjye kuko ari we nakundaga akajya ashaka kugira ngo abinjizemo ariko njye namaze gukunda umugore wanjye ubwo rero imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi cyane nanabwira n'abantu nti umukobwa wabyaye nawe ni umuntu wakubera umugore
cyambere cyo nuko umuntu muba mwakundanye urukundo ruhari. Ukimukunda se bwo wumvaga bishize cyangwa iryo joro tubwira ukuntu wowe mwaraye? Umugore wanjye naramukubise yaraye acuramye naye ndaragurye yaryamye acuramye nanjye ndaragurye tunyuranye. Umutwe wawe uri mu birenge oya ahubwo amaguru yanjye ari mu mutwe we. Okay. Niko twaraye. Nta vumbi ryatumutse. Nta vumbi ryatumutse. Icyo gihe inzoga zigushizemo ntabwo wisetse? Yaseka njye narisetse. Ntabwo ntibyakubabaje? Byarambabaje cyane. Byarambabaje kuba nakubise umugore wanjye umwana areba. Umwana areba ntabwo byarambabaje cyane kugira ngo icyo kintu nyikure mu mutwe w'umwana. Byarangoye no kugira ngo sheri nyine murambi nubwo iyo bigarutse mwati sheri mbabara pe. Ni ikintu nakoze kibi ntabwo ndakicuza. Ntabwo ko warakivuze no kukicuza pe. Ndakicuza ariko ntibizongere. Ntabwo bizongera. Ni kubikubwa nk'umuvandimwe gukubita no gukubita mama w'abana bawe umugore wawe biragatsindwa n'uhoraho. Oya ntabwo ari byiza pe. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Yego nuko rero mu gitondo ubwo mubyutse wamusabye imbabazi ute? Giye mu gitondo tubyutse cyangwa zimusabye nyuma? Oya nari narasiganye amafaranga 5 isa. Nari nsiganye amafaranga 5 isa. Nahise njya ku muhanda ndagenda ngura amabombo ndabanza nihugikana umwana. Yego. Ndamwihugikana nyina nawe ari aho ngaho ndabanza twikinira n'umwana nyina abonye ukuntu nanezerewe nuko byarangiye nawe yaje muri twebwe byarangiye gutyo birangiye dusanye imbabazi. Ariko nanjye iyo narakaje ntago twabaho n'ubu tutarakaranya. Iyo umuntu arakaje undi ngewe ngerageza guceceka nkaceceka nyine kugira ngo wenda ntaza kuvuga ibintu byinshi. Yego. N'icyo gihe ngo wari wacecetse? Naracecetse. Ukomeje kuvuga ibintu byinshi Satani agenda azamura n'ibindi bintu. Yego. Tubwire ibintu bitatu ukundira umugore wawe bidasanzwe. Ubundi umugore wanjye ikintu cya mbere mukundira niko mu bandi agaragara neza. Ni mwiza. Iyo ari mu bandi ubona ari ugaragara. Nta isuka Yesu. Abagaragara neza mbona ari ishusho nziza. Ariko uyu muntu Imana yamumaye kabisa. Imana ntabwo yampangitse. Jewe umukobwa wananyenze kubera ko ndi umutwe iwabo. Nibyize kuvuga ngo uriya mukobwa uriya ukuboko kwe nako itako rye ringana n'ukuboko k'umugore wanjye. Imana iragukubira rikagongeka gukubira. Mu bandi ubona rero ufite umugore mwiza cyo ni cyambere. Mbona mu bandi ashayininga. Ikindi nkundira umugore wanjye azi guteka. Ateka nabi. Arateka ukajya umva uzigateka amazabiri. Arateka ibiryo akabifiningiza kabinoza uburyo birya ukavuga uti wow dore umugore. Ikindi ahantu Furani haragatsindwa n'Uwiteka. Hariyo nakunda umva ivumbire gatumuka. Ahantu Furani hari ahantu mu mbere hari ni danje. Imana ngiye gusa njye nyaciye Imana izamo amafaranga nturi mu mujyi ahantu nk'aha mu mujyi hano atari ibitaka. Ati hano Furani hari ameze neza cyane. Nawe urabizi. Hari haragatsindwa n'Uwiteka. Ubwo se umwitwaraho neza? Njye ndi karabutaka. Cyangwa n'icyagukundiye. Tubibira. Iyo ntabwo umugore yabivuga. Mwihorere. Yego. Ndiyandayanda nyine nka kuri yo bwabaga. Yego. Nari mbwiye uyu munsi umugore wawe iyo yarakaye cyangwa iyo wamubabaje wowe igarura ute? Cyangwa wihagarara nk'umugati? Aya nagomba nshaka intonganya zirambye. Intonganya zirambye buriya zigenda zizana n'amashami.
amashami. Ubwo rero ngewe nirinda intonganya zirambye iyo tujyanye ikibazo gite kirangira ngire vuba vuba musabe imbabazi kuko ntabwo naryama n'icyo gihe ntabwo naryama ntuje nawe nubwo nanarya ntabwo mba nshaka umugore wanjye ababare hita musaba imbabazi nkamubwira tubabajwe n'iki akambwira bigahita birangira buriya akantu gatoya satani akuriraho ugasanga ntihatari wari wamugenera impano ntabwo umugore wanjye iki kintu ntarakora shajya uha impano umugore wawe nubwo wagenda ukamugurira agakanzu koti dore ako kantu ndakunenze ahangaha niho ntabwo njye sinjya mbeshya sibyo shushu ni amano cyokora nyine mugurira nk'utuvuta akisiga nyine impano ariko yego ukamushyira ariko bitari mu buryo busanzwe numva nshaka kuzamukorera siripurize ubundi siripurize nubwo njye ntabwo nzigiye navukiye sinyizi sinzi itariki navukiyeho ariko we yarayimbwiye ariko nzamukora ni amateka neza ufite mama wawe mfite mama ariko ntabwo bazi igihe bakubyariye ntabwo babizi mama niba abandi nyine ni benshi turi abana benshi 13 harya yego uri wa kangahe se njyewe ndi umwana wa 5 wa 5 ama bagiye bapfa sorry yego nuko bakunda bose umugore wawe neza cyane ni neza pe niwe muhungu wa mbere wari urongoye oya njye narongoye ubwo nyuma yabo na barumuna banjye bari barongoye imbere njye narongoye nyuma yabo kuko narivunaguriye muri Yesu Yesu yari yaragufashe burundu ubwo rero biba ngombwa yuko nanjye mfata umwanzuro wo kurongora ko nabonaga nta n'amafaranga mfite ndishingira birarangira yego ko nabonaga n'ubundi bari batangiye kuvanga Izayi ngo ndi ikiremba ngo bakobwa batangiye kuvuga ngo ngiye ngo bateza akajagari mu maguru kandi banambeshyira n'abatereta ngo bateza akajagari ngo bateza akajagari mu maguru ngo ndi ikiremba ndabizi se abagore ko batangiye no kunshinja ngo nsambana n'abagore iki nka muri korari ndavuga ati rero ibintu reka mfate imyanzuro pe mbonye unkunda nanjye profita kumurongora nyine mugira uwanjye mutwara umugira uwawe ibyishimo biraza nyihere Jeannette ndashaka kibasoma Jeannette atubwiye ibintu bitatu agukundira wabyumvise wowe ibintu bitatu ukundira umutware wawe nk'uko Bibiliya imwita ni ibiki ibintu bitatu cya mbere mukundira nuko nkunda nta buryarya burimo cya kabiri nuko ambwiza ukuri nta kunyenga nyine cya gatatu ni uko ankundira umwana yego kugira ngo uzabone umugabo mubana akagukundira umwana biba ari ikibazo we rero yamukunze nk'uwe nicyo kintu cya gatatu mukundira cyane umwana wawe yego amwita gute umwana wawe uwo mwana yita gute Izayi anjye mwita papa umva bitagushimishije biranshimisha cyane mbese uwo mwamubyaranye ntabwo ageza kumubaza reka niyo yaza nta nubwo namwitaba njyewe papa w'umwana ni uyu cyane ako kantu sha nk'akabizi nk'uko ngukumva kameze gute kuri wowe k'umukunzi nyine wumva ari byiza bigushimishije ku mutima ngaho ngo reka tugane ku musozo ni ukuri reka tugane ku musozo Izayi nk'isomo rikomeye cyane wakuye mu rukundo rwanyu ni irihe Jeannette isomo kwihangana cyo kintu cya mbere kwihangana irya kabiri kunyurwa yego kunyurwa n'ibyo ufite nabyo ni ikintu wize nize yego mera Izayi wakoze rero ko natwe mu kiganiro yego namwe yego Izayi ikindi buriya akamubwira ubundi uyu mugore
njye nabonye afite itandukaniro n'abandi. Uti gute? Njyewe umunsi umwe nako ikintu njye njya mukundira cyane, abantu bigeze kuvuga ngo baduhagararanyije njye nawe, ngo basanga ngo njyewe naramuhenze. Urumva? Ngo naramuhenze. No byaterwa n'ukuntu n'abantu n'ukuntu bene wabo bamwe nyine bashobora kuba baramuvuyeho banamunenga rwihishwa. Urumva? Ngo yashatse umutwa. Yashatse ngo umutwa. Noneho ikindi kandi n'ubuzima umuntu aba abayemo. Urumva? Ugasanga kandi akomeje kwihanganira ubwo buzima. Urumva? Jewe nicyo kintu gituma nkunda umugore wanjye. Ubuzima, kwihanganira ubuzima tubayemo gusa. Imvura yagize kutunyagirira hanze, bigeze kudusohora mu nzu. Gerard Mbabazi kankubwire, gusa Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Njye ntago nasoza nyine ntabanje gusabira umugisha. Imana iguha umugisha mwinshi kuko nyimenyana nawe hari icyo nabonye ukuboko kw'Imana. Nahise mpimba n'indirimbo, mfite indirimbo nahise mpimba bura nyivuye hano, nahise mpimba indirimbo ngize Imana ahita mbona n'umuntu arayinkorera. None nagira ngo ubwo nisabira ubufasha ngiye. Ndisabira ubufasha nagira ngo namudasoza ntasabye ubufasha. Ubufasha bwo rwose umuntu wifuza gufasha ino famiye, abona agiye mbona muri komante avuga ngo ariko ngo dushakire imyenda umugore wa Isayi, umwana wa Isayi, mubikore muciye kuri mobile money yabo, sibyo? Ibyo ngibyo byo rwose ni lazima. Dukeneye ubufasha bw'abantu bakadufata amaboko. Nyene njyewe ndashaka ubuzima buhindutse, ntabwo nshaka kumeza nshaka kuzajya kubumba. Njyewe sinshaka kuzasubira mu nkono, sinshaka gusubira mu byondo, gucuruza ibintu bya feke by'ibyondo, gukata ibumba birababaza, urakata ibuye rikagukubita mwenaha. Ntabwo mbishaka. Niyo mpamvu n'Imana yanyihereye impano y'ubuhanzi. Umuntu wese ufite ubushobozi amfashe rwose, ndebe ko nanjye nagira cano basi turimbo twanye tukajyaho, wenda nkadukwana niyo nakwana video ya fake, ariko nanjye nkabwiriza Imana, nkabwiriza abapagani, nkakora umurimo w'Imana. Nubwo wenda nishingiye, ariko ngomba gukora umurimo w'Imana. Ntabwo ngomba gusayisha ngo mbe ikintu kiri aho ngaho cya fake. Nyine gukomeza gukorera Imana, kandi Imana ikazabikora neza. Nabona n'amafaranga nkazakora mariage y'umugore wanjye, nkamushyira mu mago afatika. Gumushyira mikoro gutya ku munwa. Papa we mbwira rero sasa, bakubwira ko ngo umugabo yaguhenze, umva gwemeze bite? Ababikubwira ngo umugabo yaraguhenze ni umutwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njyewe barambwiraga ahubwo ngo njyewe nyine yaramenze. Burese bamubwira ibyo ku ruhande rwe. Ngo yaraguhenze. Ntabwo uriya mugabo nyine yambwira njyewe ngo naramuhenze. Ntabwo nari nkwiriye ngo kubana n'umugabo nk'uyu nguyu. Buri wese nyine bageraga bamubwira ibye, undi bamubwira ibye. Yego. Ngahe ngoko. Reka dusoze. Isayi vuga nimero ya telefone yawe, ubundi kubifuza kubafasha kandi nimunatera imbere. Isayi burya kenshi hari ubwo usanga nyine umuntu abona ibintu bike bije mu rugo, ugasanga wigira nko mu bandi bagore, ugasanga utundi tugeso tutari twiza. Ntibizakubeho Jeannette, ntibizakube Isayi, sibyo? Dore uwo tugiye gutanga nimero ni wowe. Niba gufasha Isayi, iki kintu uzakibuke. Nago ubanza ubyumve. Ikintu uzakibuke, uzaba umugabo mu rugo rwawe. Yego. Kujya mwiraha ntacyo bivuze. Ufite umugore mwiza, nkeka ko no mu nshuti zawe uri mu bantu ufite umugore mwiza cyane. Original. Ni mwiza. No ntabwo ndiseri hano, ni ukuri ndeba. Uzamufate neza. Nzamufata neza. Dore mugiye kwibaruka umwana wanyu, ubwo n'uwa kabiri n'uwo mufite mu rugo. N'uwo mufite mu rugo n'uwawe, ubwo n'uwa gatatu. Sibyo kuko adahari, ubwo n'uwa kabiri. Yego. Rero ugomba gufata neza umugore wawe. Abagore buriya ntabwo nkunda kubabwira cyane kuko abagore burya barayoboka kenshi iyo twebwe twabahaye urukundo. Yego. Iyo twabahaye ibyo bifuza. Nubona ibyo wifuzaga bike, ukabona utangiye kwishyura inzu, ukabona utangiye kwishyura umuziki,
ukabona utwo duhumbi 50, utwo duhumbi 100, uzajya uvuga uti ngomba guca bugufi gakunda umugore wanjye. Yego. Sibyo? Nicyo kinanira abantu. Nujya uhabwa byinshi ujye urushaho guca bugufi. Cyane cyane mu rugo rwawe. Yego. Nujya ubona byinshi byiza ujye urushaho guca bugufi. Umugore wawe umushimisha. Atagira impungenge zo kuvuga ngo Izayi ko abonye ibi ngibi uwo ntigire mu nzoga akajya mu bandi bagore uri kubyumva? Si nk'ibyo byose. Uri kubyumva? No, ndi seriye. Ndakumva. Buri munsi ujye ubyibuka nawe ujye ubimwibutsa Jeanne mu gihe byabayeho. Impamvu ndi kubivuga ni uko kenshi tubona abahinduka ari abagabo. Sibyo? Usanga iyo umugabo hari uko ameze kutari kwiza aca bugufi cyane agakunda n'umugore we cyane. Ariko yagira uko amera, amafaranga yaje, ubuzima bwaje, agahita yumva ko nyine atagikwiranye na wa mugore. Ntabwo ari byo. Uri kubyumva Izayi? Yego, ndakumva. Nibijya kukubaho uzagira urashaka guca bugufi ubwo uti nta mpamvu. Wibaze ngo ese nisubira inyuma nzongera nci imbere y'umugore wanjye ngo uti babarira. Uzasanga ubikoreshejwe no kwacishijwe bugufi no kubura amafaranga cyane. Abafasha Izayi, fasha umuryango wa Izayi, mukomeze mu bikore rwose, babeho bishime, umugore yishime n'umugabo yishime hagati yabo. Nubundi urajya gusambanya abandi bagore se ni urugero, cyangwa ujye mu bindi bikorwa urakuramo iki mu by'ukuri? None se icyo umugore afite adafite abandi bafite ni iki? None umugore w'icyuki nk'uyu nguyu ahubwo akakubiye, arakubiye, ngahibaze nawe. Sibyo? Turasoje. Imana iho umugisha iwubakire. Soreza kuri nimero yawe. Nimero yanjye ni 079 25 1 7 6. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Inkuru yanjye